abantu b'Imana barataka batakambira Sodomu kubera ko ibyaha byari biri kwakorerwa byari bikabije cyane. Nuko abantu bakomeza gutaka batakira Sodomu ni Gomora kubera ko hari ibyaha bikabije. Abagabo barimo bararyamana n'abandi bagabo, abagore baryamana n'abandi. Kiranutse arashimikira. Umukiranutsi ntagarambirwa, arabahendahenda arababwira ati ndabinginze mwe kurara mugenda nimuze murari wanjye mwoga ibirenge. Urarya ruswa uko wiboneye. Uyu munsi abantu benshi batanga akazi ari uko babanje kubona ruswa y'igitsina. Icyo kintu kibabaje Imana. Uyu munsi naje kukubwira ngo ibyo ngibyo udakiranukamo ari Imana yabiguteretsemo. Imana ije kugusura kubera Shalom shalom abakunzi bo kuri Evangeliste Esther, ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndabakunda, niyo mpamvu nongeye kugaruka kugira ngo twongere tubane. Abaribwo bwa mbere wumvishe ibiganiro byacu, ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi bivuga iyobokamana cyangwa by'isanamitima, wajya kuri channel ya Evangeliste Esther ukajya ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Rero uyu munsi ntabwo naje njyenyine, naje nzanye n'umutumirwa. Reka tumwakire nawe adusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Karibu. Haleluya haleluya. Amen. Abakunzi ba Evangeliste Esther ndabasuhuje cyane. Amen. Rero nitwa Nyiranzeyimana Eugenie, ndi umukobwa uhamya Yesu. Amen. Nshimye Imana rero kubwo kuboneka imbere y'abakunzi ba Esther. Nanjye uyu munsi mu nkunde nkuko mukunda Esther. Imana itugirire neza. Turagukunda cyane. Impamvu twemeye ko uyu munsi uza kudusura kuri Evangeliste Esther nuko tugukunda. Yego. Ikindi ko tukuzi yuko uri umuntu w'Imana. Nyamuna kubwira abantu ngo umukozi yakora agakora nabi baramwirukana, ariko umwana uri mu rugo kwasi barabyumva nawe aba yibebera nyine aba ari umwana uri mu rugo. Rero wumve mwikaze aha ni mu rugo kandi wumvuguwe neza. Murakoze cyane. Eugenie, turagukunda. Impamvu nakuzanye kugira ngo uze usuhuze abakunzi ba Evangeliste Esther, uri umuvandimwe neza wanjye. Ikindi cya kabiri no muri Kristo Yesu, abantu batwiye dukwegana neza byo muka turagenda abantu Amina. Amen. Rero niyo mpamvu tugira ngo uyu mwanya ugiye gusangiza abantu b'Imana bo kuri Evangeliste Esther ibintu Imana yasize muri wowe, nabizi Imana yasize ibintu byinshi muri wowe, ariko hari ikintu Imana yatoranyije muri wowe, yasize ku mutima kugira ngo ukitubwire kugira ngo twumve uburyo Imana ikomeje koka muri twebwe. Yego. Ni karibu, reka tumaze dusenge. Tuma gusenga utugezeho ubutumwa bwiza watuzaniye cyangwa utugezeho ibintu biri ku mutima biri kugufasha muri ino minsi. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko cyaruka mu byose n'uhabwa icyubahiro. Mwami Imana, uyu mwanya asengeye abantu bakunda bakurikirana Evangeliste Esther, nyemerera ubahereza umugisha bwo kuba natwe umunsi ku munsi, kubwo urukundo bakunda ijambo ryawe, ubahereza umugisha kuri Imana ibishoboye. Uwiteka umugisha umutumirwa wacu uko yemeye kuza kubana kugira ngo atubwire ibyose ku mutima we. Rero tukubaje mu iki kiganiro, tubaje hano twaranirwa, ariko tubaje Imana iganze kandi Uwiteka umunsi uza kudukurikirana iki kiganiro kijyeho kimubano kimugeza mu Yesu Kristo. Urakoze. Amen. 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 Reka twakire umukozi w'Imana. Ni karibu mubanye natwe kugira ngo mukomeze mugubwe neza. Ni karibu umukozi w'Imana. Haleluya. Amen. Rero murakoze kumpereza ikaze. N'ubuntu ngiriwe n'Imana kugira ngo mbashe kuvuga
mvuge iby'Imana yashyize muri njyewe. Imana ibaha umugisha kubwo gushyigikira umurimo w'Imana cyangwa se intego yo kuyikorera kuri njyewe. Imana ibahereza umugisha. Rero uyu munsi mbanje gusuhuza abantu, inshuti zanjye, nshuje abantu bose twakoranye umurimo, ari abari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze. By'umwihariko nsuje abantu twakoranye umurimo Kampala muri Uganda, nsuje abantu twakoranye umurimo Cyangugu muri Kigali n'ahandi hose. Ndabasuhuje cyane, muri inshuti zanjye nziza, ndabakunda. Imana ibahereza umugisha. Utibagiwe no gusuhuza abanyagasambu. Imana ibaha umugisha. Turabasuhuje mana yanjye. Turabasuhuje abanyagasambu, ni ukuri turabakunda. Baratureze. Tugiye nuko ko twakuriye. Nibo twigiye ku birenge byabo. Buratini twasuzana korari yacu. Korari Heburoni turayibasuje cyane. Gurupe Heburoni turabasuje cyane. Imana ibaha umugisha. Byari ngombwa ko dusuhuza abantu batureze. Hari ababyeyi bacu, bakuru bacu, hari bari umuna bacu, bumve yuko gukorera Imana nta gihombo kirimo, babikore neza bikunze birebere ingwano zano bakoreye Imana. Yego. Nongeye gusuhuza gurupe ya Sipi. Imana ibahereza umugisha cyane. Rero uyu munsi Imana yashyize ku mutima ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 18 ku murongo wa 20. Itangiriro ibice 18 ku murongo wa 20. Reka Esther adusomere. Itangiriro ibice 18 umurongo ati: ubwo gutaka kw'abarega Isodomu n'Igomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Amen. Komeza na 22. Aravuga ngo abo bagabo barahindukira bava aho bagenda bavaho bagenda berekeje Isodomu. Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Amen. Reka bari nge nsubiramo nta kibazo. Duhere kuri 20. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Isodomu. 20 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati: ubwo gutaka kw'abarega Isodomu n'Igomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. 22 haravuga ngo abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeje Isodomu. Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Imana itugirire neza. Aya niyo magambo Imana yashyize ku mutima wanjye tugiye kuganiraho. Nayahaye intego ivuga ngo Uwiteka araje kuri tere hamwe bibera. Aho ngaho Uwiteka araje. Aya magambo dusomye, Isodomu bari mu gihe cyo gukora ibyaha bikabije cyane. Nuko habonekaho abantu b'Imana barataka batakambira Isodomu kubera ko ibyaha byari biri kuhakorerwa byari bikabije cyane. Nuko abantu bakomeza gutaka batakira Isodomu n'Igomora kubera ko hari ibyaha bikabije. Abagabo barimo bararyamana n'abandi bagabo, abagore baryamana n'abandi. Imana ibirebye iri mu ijuru, nuko ngo haboneka abantu barimo barataka cyane batakambira Isodomu n'Igomora. Nuko ngo Imana yumva gutaka kw'abantu bataka, irangije iravuga ngo ubwo gutaka kw'abantu barega Isodomu n'Igomora ari kwinshi kungezeho, nanjye ndamanuka ndebe ko bakora rwose ibihwanye no gutaka kw'abaharega. Isodomu hari ibyaha bikabije, icyaha cy'ubutinganyi. Imana yanga urunuka, icyo nicyo cyaha cyari kibabaje Imana. Isodomu nuko ngo noneho abantu bakomeza gutaka
dore iby'isodomu mana byabaye akahebwe, dore abagabo bararyamana n'abandi bagabo, abagore bararyamana n'abandi. Nuko ngo noneho Imana iri mu ijuru irangije iravuga ngo noneho ubwo hariho gutaka kw'abantu barega Isodomu n'i Gomora kukaba kwangeze mu matwi, kukaba kumvikanye, nanjye ndamanuka, haleluya, ndamanuka ndebe ko bakora rwose ibihwanye no gutaka kw'abaharega kwangeze. Imana irangije abamarayika ngo baramanuka, bamaze kumanuka ngo bagera kuri Aburahamu. Bageze kuri Aburahamu Imana iravuga ngo Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora. Irangije ibwira Aburahamu, Aburahamu yari yaragirije umugisha ku Mana kubera ko yari umukiranutsi. Imana ibona itahisha Aburahamu ikindi igiye gukora. Kandi tugirire neza. Nuko ngo abo bamarayika barimo bahageze, Imana ibwira Aburahamu ibintu igiye gukora, ngo Aburahamu arabyumva. Akimara kubyumva dusomye ijambo rivuga ngo abo bagabo bari abamarayika, abo ngabo bari baje kureba uko ibintu bimeze. Nuko ngo bakihagera baganira na Aburahamu, Imana imubwira ikintu igiye gukorera Isodomu. Imana imaze kubimubwira ngo Aburahamu yumva arashobewe, yumva bitinzeho cyane. Ngo arangije ngo Aburahamu ngo hepfo batubwira neza ko Aburahamu yasabiye Isodomu n'i Gomora. Arangije aravuga ngo mwami, byashoboka ko aho ngaho Isodomu haboneka abakiranutsi 50. Aravuga ngo uramutse uhabonye abakiranutsi 50, ese wabarimburana n'abanyabyaha cyangwa wahababarira ku bwabo bakiranutsi bahabonetse 50? Imana iravuga ngo ndamutse mpabonye abakiranutsi 50 ntago naharimbura. Shatse kukubwira ko abakiranutsi mu gihugu bajya barengera ibintu byinshi. Abakiranutsi mu gihugu bahagarika inzara, abakiranutsi mu gihugu bahagarika ibyorezo, abakiranutsi mu gihugu hari ibintu byinshi baburizamo. Imana itugirire neza. Aburahamu aratekereza aravuga ngo byashoboka ko ku bakiranutsi 50 haburaho 5 hakabonekamo 45. Imana iramubwira ngo nindamuka mbonyeyo 45 ntago nzaharimbura ku bwabo 45. Ariko Imana yari ibizi ko ntabahari, yarabibonaga ko ntabariyo. Aburahamu asabira Isodomu n'i Gomora kugeza ubwo agera ku mubare w'abantu 10. Aravuga ngo umwami ye kurakara, byashoboka ko haboneka abakiranutsi 10. Umwami aramubwira ngo nindamuka mbonye yabo abakiranutsi 10 nzahababarira ku bwabo ngabo 10 bahabonetse. Nuko ngo noneho Aburahamu aragenda, abamarayika barakomeza baragenda, bagera Isodomu kuri tere, hamwe bibera, hamwe gutaka kwazamutse. Nuko ngo noneho akimara kuhagera agezeyo neza, nuko ngo Loti yari ahagaze aho ngaho akibakubita amaso, kubera ko nawe yari umukiranutsi, kubera ko yari umuntu w'Imana, ngo kibakubita amaso ahita agira iyerekwa amenya abo baribo. Arabamenya, amaze kubamenya ngo yikubita imbere yabo, ngo arababwira ngo ba databuja ndabinginze nimuze mugendi wanjye, murari wanjye, mwoga ibirenge. Arangije agira iyerekwa ahishurirwa abaribo. Nuko ngo baramubwira ngo hoya nta rugo turi buze kujyamo, ahubwo turarara tugenda buke. Ngo ariko ngo akomeza kubatuga cyane. Haleluya! Umukiranutsi arashimikira. Umukiranutsi ntagarambirwa, arabahendahenda, arababwira ati ndabinginze mwe kurara mugenda, nimuze murari wanjye mwoga ibirenge.
yanjye. Nuko ngo abamarayika barabyemera, baragenda binjira kwa Loti. Ngo bakimara kwinjira mu nzu, ngo baricara baratekana. Ngo bageze mu gihe cyo kuba bagera mu gihe cyo kuba baryama ngo baruhuke, nuko ngo noneho abagabo bo muri uwo mudugudu bose bariteranya. Bari bamenye amakuru ko hari abantu binjiye kwa Loti. Barangije ngo baraza bakomanga Loti, baramubwira ngo sora abagabo binjiye muri iyi nzu turyamane nabo. Nani tugirire neza. Kandi icyo nicyo cyari cyatumye Imana imanurwa no kureba ko ibyo bahavuga ari ukuri. Nuko ngo amaze kuvuga gutyo, ngo noneho bari binjiye muri iyo nzu. Abo bagabo babwira Loti basore. Loti arasohoka. Bamaze gusohoka ngo avugana nabo, arababwira ati mwe gukora ibisa gutyo, mwe gukora ibintu bimeze bityo. Dore mfite abakobwa banjye hano batari baryamana n'abagabo n'umunsi n'umwe, ndababahereza mubagenzi uko mushaka, ariko mwe gukora ikintu kimeze gutyo. Nuko ngo noneho Loti baramubwira ati wa rugabo we rw'urusuhuke rwaje muri iki gihugu ari urusuhuke, none rwihaye kuyobora. Baramubwira ngo turakugirira inabi ruti yo twari tugiye kubagirira. Nuko ngo noneho abamarayika babyumvishe, bamenya ko bya bindi byavuzwe i Sodomu ariko kuri. Barangije ngo bafata ukuboko basingira Loti ngo bamwinjiza mu nzu. Bamaze kumwinjiza mu nzu ngo batera ubuhumyi babagabo. Barangije ngo bararindagira ku nzu, barara bayitambagira, babura umuryango, babura idirisha, babura na hamwe. Ngo bafatwa n'akarindagiza bazenguruka inzu. Nuko ngo buraca mu gitondo. Bumaze gucya, Imana yari yarangije kubona iby'i Sodomu. Bukeye mu gitondo abamarayika batangariza Loti, baramubwira ngo mbese hari abantu bawe waba ufite hano muri iki gihugu ko tugiye kukirimbura. Nuko baramubwira ngo soramwe abakwe bawe n'abakazana bawe, usoremwe abantu bawe bose, kubera ko tugiye kuharimbura. Nuko iby'i Sodomu byagenze. Uyu munsi nanjye naje kuvugana nawe, wowe wumva aya magambo, uzumva aya magambo turimo tuvuga uyu munsi. Wowe Imana yadutumyeho iyi mesaje, naje kukubwira ngo Uwiteka amanuwe no kureba, ageze kuri teri yawe, ageze aho bibera, ageze mu kazi kawe. Nshuti yanjye, naje kubikubwira uyu munsi kubera ko abantu benshi muri iyi minsi barimo barakora ibintu bitanejeje Imana. Ubusambanyi bw'indengakamere, abantu barimo barakora ubusambanyi bw'uburyo bwinshi. Abantu barimo barakora icyaha cy'ubutinganyi Imana yanga, cyarimbuye Sodomu n'i Gomora. Uyu munsi naje kukubwira ko iki cyaha cyarimbuye Sodomu n'i Gomora. Niba Imana itarababariye, menya ngo nawe ntabwo izakubabarira. Imana izanywe no kureba, yiyiziye kuri tere nshuti yanjye, izanywe no kureba ibyo ubamo. Uyu munsi ushaka kukubwira iki? Imana iravugana nawe, yaguhaye akazi, iguha guhagararira abandi, iguhereza kuba nawe watanga akazi ukagaha abandi. Uyu munsi urarya ruswa uko wiboneye. Uyu munsi abantu benshi batanga akazi ari uko babanje kubona ruswa y'igitsina. Icyo kintu kibabaje Imana. Uyu munsi naje kukubwira ngo ibyo ngibyo udakiranukamo ari Imana yabiguteretsemo. Imana ije kugusura kubera ko utigeze ukiranuka. Wavuganye n'Imana, Imana iguha amasezerano, ikubwira ko hari ahantu izakugeza. Wurira indege uko ushaka, ukagaruka uko ushaka, ukarangurira Dubai n'ahandi, ukajya mu bihugu bitandukanye, ukambuka imipaka itandukanye, ukaba mu bihugu bitandukanye. Ariko ibyo ntiwigeze ubikiranukiramo, ahubwo uyu munsi wahembye Imana gukora ibyaha n'ibyo ngibyo. Ariko nshuti yanjye, garukira aho ngaho. Umuntu asigaye ajya gusaba akazi, akadepoza ahantu runaka. Uyu munsi abantu b'Imana bamenye Imana, bakijijwe neza, ntabwo bari kubona akazi kubera ko ibyo basabwa ni ibitwara ubugingo bwabo. Bagahitamo kugira ngo barekure ubugingo,
ukarekura akazi. Uyu munsi akazi ukarimo kubera ibyaha byawe. Uri mu kazi kubera ko wasambanye kugira ngo ukabone. Uyu munsi uri mu kazi kubera ko watanze ruswa. Ariko uyu munsi Imana irakubwira kubera ko byayibabaje, imanuwe no kuri tere. Yimanukiye kuri tere, imanuwe no kugira ngo irebe, ize mubarane, izanywe no kugusora muri ako kazi utari gukiranukiramo, izanywe no guhereza abantu, izanywe no kwicaza umuntu ku ntebe wayikiranukiye akagarukira aho ngaho. Zirikana Imana yabanye nawe. Mbese ko wibagiwe? Mbese ko wibagiwe Imana yaguhamagaye? Mbese ko mbere wakiranukaga, mbere warasengaga, mbere waritwararikaga, mbere weraga imbuto, mbere wakundaga Imana, ugakunda n'abantu bayo ukabaha agaciro. Ariko uyu munsi uririrwa gusebya bene data, uririrwa gusebya abagenzi, uririrwa gusebya mugenzi wawe. Urajya kuri YouTube ugasebya mugenzi wawe, urajya kuri YouTube ukambika abantu ubusa. Ariko kubera ko hari abantu bari gutaka, batakishwa n'ibyo ngibyo. Watukishije umurimo w'Imana mu myambarire yawe, mu mivugire yawe, mu myicarire n'imihagurukire yawe. Viziyo yaragutwaye, umwuka w'Imana yaraguhunze. Nyamara mbere Imana itarakugirira neza, ukiri umukene, byari bimeze neza. Ariko uyu munsi inshuti yanjye, garukira aho ngaho, garukira aho ngaho, wongera ugarukira Imana yavuganye nawe ikaguha amasezerano. None ayo masezerano yicayemo biri gutuma utayakiranukiramo. Imana ije kuri tere. Warasengaga mbere utarasubizwa, uyu munsi ntabwo ugisenga. Niba urajya abasenga ubona ari injiji, ubona ari uko bariho igisuzuguriro. Ariko nje kukubwira ngo Imana y'amahoro byarayibabaje, zanywe no kukubwira ngo irigiziye. Ubwo gutaka kw'abarega Sodomu n'i Gomora ari kwinshi kwangezeho, ndamanuka ndebe ko bakora rwose ibihwanye no gutaka kw'abaharega kwangezeho. Uwo ni Uwiteka uvuga ayo magambo, arakubwira ngo gutaka kw'abakurega. Nshuti yanjye, hari abantu banihira ibizira, barimo baranihira ibizira biri gukorerwa mu gihugu, biri gukorerwa hirya no hino. Abo ngabo bahora bataka uko bwije n'uko bukeye, ntabwo bacogora. Hari ugutaka kumvikanye rero, hari ugutaka kumvikanye imbere y'Imana. Imana iraje, izanywe no kugira ngo yigerere kuri tere, irebe ko ibyo bakuvuga ari ukuri. Icyo kintu naje kuvugana nawe uyu munsi, niryo jambo nkuzaniye. Je kukubwira ngo ibyo utari gukiranukamo, niwinginga Imana iguha imbaraga. Imbaraga zituma ubinesha, urwana intambara nziza. Nkunda kubwira abantu ngo gukiranuka ni ugushobora ibyo abandi bananiwe. Ukwiriye gukiranuka kure na hafi, ugakiranuka abantu bakureba naho batakureba, kubera ko Imana irababaye. Imana irababaye nshuti yanjye, Imana irababaye. Uyu munsi biragukwiriye kugarukira Imana, ukamenya iherezo ryawe. Igihe cyo kirahita vuba, iminsi irahita n'ingoga, kandi uko ihita niko ihitana benshi. Biragukwiriye kuba maso, ukamenya ikintu Imana igushakaho. Imana itugirire neza. Imana yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uyu munsi uri gukora icyo Imana yagushyiriyeho, cyangwa uri kwikorera ibyo ushaka? Ariko menya ngo Imana yakuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo abe ariyo ugenderamo. Ariko uyu munsi uri kwitwara nk'uko ushaka. Urwego Imana yakugejejemo rwabaye iturufu rwo kwitesha agaciro. Ariko garukira aho ngaho, garukira aho ngaho. Imana ibabajwe n'ibyo ukora, Imana ibabajwe n'ibyo wiberamo, Imana ibabajwe n'uburyo yakuzamuye ukayihemba kuyisuzuguza. Mbere warasengaga, uyu munsi usigaye uri umusinzi kubera agaciro Imana yaguhaye.
kwamamaye urumva nutanywa icupa utazabura umugabo, ariko nje kukubwira ngo nshuti yanjye haranira gukiranuka, Imana itugirire neza. Reka dusome irindi jambo ritoya riri mu gitabo cy'Abaroma ibice 16 umurongo wa 19. Abaroma ibice 16 umurongo wa 19. Ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nico gitumye mbishimira. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza, mukababaswa mu bibi. Imana itugirire neza. Sema amen. Ahangaha Pawulo yari arimo arashimira itorero ry'Abaroma, avugana nabo arababwira ngo igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye. Abantu barabimenye ko muzi Imana, ndetse no mu nzira mugenda mubyivuga, ariko mwagera hirya mugakora ibidahwanye n'ibyo muvuga. Uravugisha Imana umunwa gusa, uri umuhanzi uraririmba, ariko hirya ibyo ukorerayo bibabaje Imana. Uri umuvugabutumwa, uvugira Imana ku mashusho media n'ahandi no mu nsengero, ariko ibyo ukorera hirya bibabaje Imana. Imana iravuga ngo Pawulo arimo arabwira Abaroma, arababwira ngo igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, ariko ndashaka ko mumenya ibi ngibi. Nubwo babizi, ariko Imana irabizi. Nshuti yanjye, Imana irabizi ko ukijijwe. Pawulo arimo arabwira Abaroma, ababwira gutya, arababwira ngo kumvira Imana kwanyu kwaramamaye, ariko ndashaka ko mumenya n'ibi ngibi. Ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza, mukababaswa mu bibi. Muba abanyabwenge mu byiza. Mbese kuba abantu babizi ntibihagije, kubera ko baba babizi ariko wagera mu bibi kwigira umunyabwenge. N'inkamwe inzoga mu bagabo barasuzugura, ntabwo ndi uwo kunywa fanta imbere y'abagabo. Nshuti yanjye, ndashaka ko uba umunyabwenge mu byiza. Nugera mu byo gukiranuka uba umunyabwenge, nugera mu bibi wemera uba umuswa. Nshuti yanjye, wemera uba umuswa. Umusore akavuga ati umukobwa ntamuterese, ntamurongoye, yavuga ko nduwafeka nta kigenda cyanjye, aho uba ubaye umuswa mu bibi. Uba ushatse kwigira umunyabwenge mu bibi. Kandi Pawulo we yaravuze, muba abanyabwenge mu byiza, muba abaswa mu bibi. Uyu munsi wowe uri gushaka kwigira umunyabwenge mu bibi, umenyekane mu bibi, abantu babimenye. Ariko uyu munsi inshuti yanjye naje kukubwira ngo uba umunyabwenge mu byiza. Nugera mu bibi wemere uba umuswa, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Nugera mu bibi wemera bagusuzugure, bagufata ukundi, bakwita injiji, bavuga ko uri nta kigenda, ariko haboneke mu icyubahiro cy'Imana. Abantu munejejwe cyane muri ino minsi, tunejejwe no kumenyekana, tukamenywa n'abantu, ariko kumenywa n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumenywa n'Imana nibyo bifite umumaro, kumenywa n'Imana nibyo by'ingenzi. Ni ukuri nshuti yanjye, naje kukubwira ngo nubwo uyu munsi wari uri kuneshwa, ukaba wari uri kwigira umunyabwenge mu bibi, ariko ukwiriye guhinduka, ukamenya ko Imana ije kuri tere, ukamenya ko Imana ije kuri tere. Imana ije kubarana nawe, Imana ije kubarana nawe. Gerageza nshuti yanjye, uhindukirira aho wari ugeze, ukora ibihesha Imana icyubahiro, kubera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kubera ko iminsi irahita vuba, kandi ukwihita ni kwihitana benshi. Niyo mpamvu ukwiriye guhinduka, ukizera Imana ishobora byose. Imana ibahereze umugisha ku bwayo ngayo. Tugiye rero gusengana Imana. Tugiye gusengana Imana. Ku muntu wese wumvisha aya magambo, ukwiriye kugarukira aho wari ugeze, ukamenya ko iyi Imana yacu nta kintu na kimwe igihishwa.
Imana yacu irareba, nta na kimwe igihishwa. Imana iritegereza nshuti yanjye, ibyo bakora byose Imana irabizi. Imana ntabwo ijya yita ku cyubahiro cy'umuntu runaka, ahubwo icyo yitaho ni umutima umenetse. Nshuti yanjye, umutima umenetse ni wowe wenyine watuma Imana ikwitaho, Imana itugirire neza. Rero tugiye gusengana Imana. Nshuti yanjye, Imana yacu ijya yumva. Imana ni inyembaraga, Imana ni inyamaboko, Imana ni intwari ku rugamba. Uko bwije n'uko bukeye, Imana ni umubyeyi. Nta byaha na bimwe wakora Imana itakubabarira iyo wicishije bugufi. Rero nshuti yanjye, ca bugufi imbere y'Imana, wongere ugaruke mu murongo w'abana b'Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana ibaho umugisha ku bwayo ngayo. Reka dusenge rero, reka dusenge. Turagushimiye, uri Imana yacu, uri umukiza mwiza, uri umurengezi w'ubugingo bwacu. Ku manywa na nijoro witwa ushobora byose, nta kijya kikunanira. Imana ihimbazwe. Turasenze Mwami, utugirire imbabazi. Aburahamu yingingira ab'isodomu, arabingingira Imana. Nanjye Mwami ningingiye abantu, imbabazi z'Imana ziboneke ku bantu bayo. Imana itugaruke kubw'imbabazi, uduha imbaraga inesha ibyaha n'igisa nacyo, uduha imbaraga inesha ibyaha, uduha imbaraga inesha ibyaha. Kubera ko umugambi wa Satani ni ukutwinjiza mu byaha, umugambi wa Satani ni ukudukoresha ibidafite umumaro. Ariko nsengeye abantu bawe mu izina rya Yesu, abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'iki gihugu, abantu bawe nibongere baguhindukirire, abantu nibongere bamenya kuri Imana ishobora byose, abantu nibakubahe bakubahishe, ubakure mu ngeso mbi zose bari barimo. Hari abantu Mwami Imana batabona imbaraga zo kubyikuramo, ndasenze ngo bakure mu mbaraga mbi zibateza ibyaha, ubabohore imigozi yose umwanzi yababoha, ubagarukeho mu izina rya Yesu. Turagusabye ngo ugere kure na hafi, kora imirimo n'ibitangaza, uhundure benshi baguhindukirire, abantu bazabasha kumva aya magambo. Mwami mwiza, uzabagirire neza, ubahire mu izina rya Yesu. Kandi numara kubabarira ibyaha, ubahindurire amateka y'ubuzima. Abo bitari biri kugenda ubane nabo, aba ngaba bababaye, aba barushye baremerewe, aba baruhijwe n'uburwayi, abaruhijwe n'inyatsi, abaruhijwe no kubura akazi, abaruhijwe no kubura aho kuba, aba ngaba babuze icyerekezo, abagiye mu mahanga bakaba barabuze uburyo bataha. Abo bose ubagirire neza, kuko kwawe kwiza kuramukire kugira neza abantu bawe. Ugize neza ko ushobora byose, tubisabye Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Mugubwira turabakunda. Shalom, shalom.